Imana ni ikongera umunsi umwe wo kubaho ibigira ngo ukore imirimo. Iyo tugeze hariya ku muryango hari ukuntu duhita tuba abana beza, kugira ngo n'imodoka igeze imbere ya polisi ihita igabanya umuvuduko ukagira ngo ntiyahoze yiruka. Iyo umuntu agenda mu bwato mu nyanja bitanga umunyenga, ariko iyo amazi aje mu bwato burarohama. Kugenda mu isi ukijijwe ntako bisa, ariko iyo isi ije mu mwana w'Imana ubugingo burapfa. Mbabereye umunyakuri, gukiranirwa kuri kugenda gusimbura gukiranuka ku buryo kubona umukiranutsi ari nk'igitangaza. Ntabwo twakwirukana icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu hanyuma ngo twitege ko amasezerano azasohora. Mu masezerano dukeneye nuko gukiranuka gukwiye kubaho kugasimbura gukiranirwa, kuko gukiranirwa si indangagaciro y'abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibasenga bashaka mu maso hanjye nzamanuka mbakirize n'igihugu. Abantu benshi hagusenga, abitwa barinzi ku nkike, hagusenga bashaka mu maso h'Imana, basenga bashaka mu ntoke z'Imana. Mu maboko y'Imana hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari gutera imbere n'ibindi, ariko mu maso hari ubumwe, hari ubusabane. Imana ishobora kuguha ibiri mu ntoki ikakwima mu maso hayo. Abisirayeli bahaye byose yari ifite, ariko ibima mu maso hayo. Murashaka mu ntoki cyangwa murashaka mu maso? Nibi bitotsi by'amasaha nk'abiri gusa bivunjwa umuvumo w'imyaka 400 muri Egiputa, waguha fagitire y'ibyo usinziriye mu mwuka, tekereza ko wasanga bimeze bite? Itorero rya Kristo mu Rwanda rirasinziriye. Iyo umuntu atasambanye, atanyweye inzoga, atisha umuntu, akubwira ko nta kibazo afite. Ariko utwo tuntu twose twanze gukizwa turiyegeranya tukabyara intege nke zakujyana mu bunyage. Egiputa yabiciye mu butayu baravuye muri Egiputa. Ngo byumvikane ko imbere muri bo bari barazanye imyumvire yo muri Egiputa, bazana n'imitekerereze, bazana no kwifuza n'ibindi bintu byose byo muri Egiputa babizana mu bintu birindwi bigize Imana, harimo n'ubutabera bwayo. Nagira mbabwire abantu barinzi ku nkike twahuriye hano, Imana izahana icyaha itarebye ugikora wari bo wese. Aya masezerano ntashobora gusohora mu gihe ubayeho ubuzima bw'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nishimiye kubana namwe. Ndashimira Apostle n'abo bafatanyije kuyobora ku butumire mu ntizamashito yabahe. Nifuza ko dusoma Yesaya 62 umurongo wa 6. Yesaya 62 umurongo wa 6. Yesaya 62 umurongo wa 6 niyo topic dufite. Aravuga ngo yewe Yerusalemu nshize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro, yewe abibutse uwiteka ntimugatuze. Amen. Turi nyuma ya saa sita, harashushe. Iyo bimeze bitya bamwe baba basinzira, ntabwo ari igihe coroshe, ariko nanone ni igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana. Muriteguye tuganire? Icyambere Yesaya yahanuriye abantu bari mu bunyage. Yesaya yahanuye imbere yuko bajya mu bunyage n'igihe bari barageze mu bunyage. Muri iri jambo dusomye harimo amasezerano n'ubuhanuzi Imana yavuze ku Bisirayeli. Ahantu nagira ngo mwumve cyane kuko bagiye mu bunyage, niho nagira ngo tubanze dutekereze kuko Abisirayeli bagiye mu bunyage. Nifuza ko tubihera mu mizi. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo najya gutamba igitambo. Murabizi ko Aburahamu yari umuhanga wo kubaka ibicaniro cyangwa se uburyo bwo kuramya Imana. Agezeyo buri nyamaswa yose yagomba kwicamo kabiri, amaraso akava, birumvikana. Imana ikaza gusubirisha umuriro, ikazana umuriro. Bibiliya iravuga ngo bigeze ku kirengazuba arasinzira. Hano munyumve neza, gusinzira ni natire y'umuntu wari we wese, ariko ikosa yakoze rikomeye nugusinzira ibikona bitarasubira mu byari, nugusinzira igihe kitari ico gusinzira.
Imana yaje kumusanga, Bibiliya iravuga ngo ategwa n'ubwoba bwinshi. Imana iramubwira ngo urubyaro rwawe bazakorera abandi bantu imyaka 400. Come on. Imana igusanze usinziriye yakubwira ngo iki? Nanone mu ndebe mbabaze, niba ibitotsi by'amasaha nk'abiri gusa bivunjwa umuvumo w'imyaka 400 muri Egiputa, waguha fagitire y'ibyo usinziriye mu mwuka, tekereza ko wasanga bimeze bite? Reka mbabwize ukuri, mbabereye umunyakuri. Itorero rya Kristo mu Rwanda rirasinziriye. Ni nka wa muntu yahinze umurima ngo arangije ngo arataha arasinzira, hanyuma ngo habibwa urukungu akanguka ntacakiramira. Cyo nagira ngo mbabwire ni iki? Aburahamu iyo yari kuba akangutse ari maso, ntabwo isezerano rya mbere yari kubona kwari uko urubyaro rwe bazajya mu bunyage. Hari n'indi kosa yari yakoze. Inyamaswa nto nk'inyoni, intungura n'ibindi ngo ntabwo yiriwe abikata. Nta maraso yavuye yabyo. Hari abantu twihanye binini dusigarana ibyaha byitwa inyongobeza bugingo, ibyaha by'ibyituma, ibyaha bito bito bitari bya bindi bitambaye amahembe. Iyo umuntu atasambanye, atanyweye inzoga, atisha umuntu, akubwira ko nta kibazo afite. Ariko utwo tuntu twose twanze gukizwa turiyegeranya tukabyara intege nke zakujyana mu bunyage. Hanyuma nyuma y'imyaka 430 Imana yabakuje amaboko akomeye. Ntacyo itakoze. Yabateguriye manu, ibategurira inkingi y'igicu ku manywa n'inkingi y'umuriro nijoro, byose byari biteguye neza. Ibambutsa inyanja itukura mu buryo bw'igitangaza, hanyuma bagera hakurya. Bararirimba yego ko bavuye mu bunyage, batandukanye n'abanyegiputa, ariko bageze mu butayu bibagirwa imirimo y'Imana, batangira kwifuza ibyo muri Egiputa, bo baravuye muri Egiputa. Ntabwo mwumvishe icyo mvuze. Egiputa yabiciye mu butayu, bo baravuye muri Egiputa. Ngo byumvikane ko imbere muri bo bari barazanye imyumvire yo muri Egiputa, bazana n'imitekerereze, bazana no kwifuza n'ibindi bintu byose byo muri Egiputa babizana hakurya ya Egiputa. Iyo umuntu agenda mu bwato mu nyanja bitanga umunyenga, ariko iyo amazi aje mu bwato burarohama. Kugenda mu isi ukijijwe ntako bisa, ariko iyo isi ije mu mwana w'Imana ubugingo burapfa. Hanyuma muri bwa butayu Imana yakoze amasezerano nabo, irababwira ngo nimumara kubyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, mugahinga mukeza, muzirinde ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu iyi myaka uko ari 40. Ni nkaho yasinye amasezerano nabo. Bagezeyo basanga iby'Imana yababwiye ni ukuri. Inka zo muri Isirayeli kugera uyu munsi ikamwa litiro zirenze 60 ku munsi. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Bahinga ku buso bwa 30%, ahandi hose ni ubutayu. Barajya bagahaga, bagasagura Uburayi na Amerika, kuko Imana yabavuze ngo bazajya bahage. Iby'Imana yavuze ku gihugu yabahaye byari ukuri. Bagezeyo bahinga imyaka 6, n'uwa 7 barawiyongeza, kandi ugomba kuba Isabato. Bagakora iminsi 6 n'umunsi wa 7 nawo bakawukoraho, kandi ari umunsi w'ikiruhuko. Imana irababwira ati mwabantu mw'ibintu mukora bizabasubiza mu bunyage. Ntabwo bigeze babyumva. Bamaze imyaka 400 bica amasabato, niyo ihwanye n'imyaka 70 y'ubunyage bwo muri Babuloni. Hanyuma mu bintu 7 bigize Imana harimo n'ubutabera bwayo. Nagira mbabwire abantu barinzi ku nkike twahuriye hano, Imana izahana icyaha itarebye ugikora wari bo wese. Ibyo ntaho bitandukaniye no gukiranuka kwayo, n'urukundo rwayo, n'imbabazi zayo, n'ubuntu igira. Ibyo ntibitandukanye n'ubutabera bwayo. Mu butabera bwayo rero icyaha kirahano. Nicyo cyatumye bamanuka muri Egiputa no mu Babuloni. Ntabwo ushobora kwibaza ukuntu byari bibi nuko tutari duhari. Iyo ukoresheje vore y'indege ukava muri Isirayeli ujya i Babuloni,
ni ibirometero ibihumbi 2 uciye mu kirere. Ubwo birumvikana iyo unyuze mu mibande no mu misozi bishobora kuba birenga ibyo. Ntabwo bagiye n'imodoka, bagiye bahambiriye, bagiye bicwa umugenda, bagezeyo hasigaye imbagwa. Nanone aho umuntu abera mubi, bagezeyo basenga ibigirwamana. Gusa ntabapfira gushira. Harokotse Danieli, Bashaduraka na Meshake na Bedunego, Ezira, Nehemiya n'abandi bake. Bo baravuga ngo twe ntabwo tuziyanduza. Nubwo abandi bose bagiye mu bitari byiza, twe tuzakomera ku Mana n'amahame y'ijambo ry'Imana. Iri jambo rivuga ngo nshize abarinzi ku nkike n'ubuhanuzi Yesaya yahanuye, ariko bamerewe nabi, bari mu bunyage bamerewe nabi. Avuga ibizongera kubaho. Ubuhanuzi muri Bibiliya bushobora gusohora inshuro irenze imwe. Muribuka Yesaya avuga ngo duhawe umwara azasama inda abyara umwana w'umuhungu. Icyo gihe bari batewe kiba ikimenyetso ko hari umudamu ugiye gusama inda, mu gihe uwo mudamu azaba atwite aribwo bazatabawe. Nanone bisohora mu gihe Yesu yavuka. Byongera gusohora Isirayeli ibona igihugu. Bizongera binasohore nanone, ubuhanuzi busohora inshuro zirenze imwe. Mu buhanuzi rero Imana yavuze kuri Isirayeli, twasomye guhera ku murongo wa 6. Nubona umwanya uza guhera ku murongo wa 1, uraza kubonamwo amasezerano 7 yasezeraniwe Abisirayeli bakiri mu bunyage. Isezerano rya mbere riravuga ngo gukiranuka kwa Isirayeli cyangwa se gukiranuka kwa Yerusalemu kuzatangaza nk'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Rimwe mu masezerano ntekereza ko dukeneye kimwe n'Abisirayeli ni iri sezerano, nuko gukiranuka kwaho kwakongera gutambira. Bene mbabereye umunyakuri, gukiranirwa kuri kugenda gusimbura gukiranuka ku buryo kubona umukiranutsi ari nk'igitangaza. Umushumba umwe yari afite umukire mu rusengero, arangije aramubwira ngo uzanshakire umuntu utiba, azaze mushire ku mafaranga, andi acungira amafaranga. Umushumba azengurutsa ubwonko mu bakristo afite ibihumbi, ashakamo umuntu utiba aramubura. Aramubwira ngo boss, ngo ntabwo nifuza kuzagirana ikibazo nawe, ngo nta muntu nzi utakwiba, ngo icyo akora nabona uwiba make. Aravuga tumva n'uwo uyiba make wase uzamunzanire. niba uwo muntu wizeye kuri icyo kigero byibuze uzamunzanire. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ko kubona umukiranutsi. Uzi ko abantu badakijijwe basigaye bavuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utariwe. Kubera iki? Kubona umutayeri uha umwenda akazawugohera umunsi mwavuganye. Kubona umufundi utiba imisumari na sima. Kubona umukozi wo mu gikoni wasigira urugo ukazinduka ukaba wizeye umutekano. Singe wahera. Mu masezerano dukeneye nuko gukiranuka gukwiye kubaho kugasimbura gukiranirwa, kuko gukiranirwa si indangagaciro y'abana b'Imana. Tugomba kubaho ubuzima bukiranuka. Hanyuma n'agakiza kakamera nk'itabaza ryaka. Abisirayeli hari amagambo 4 cyangwa 5, sinshaka kuyavugaho yose, kuri bo asobanura kimwe. Ni shalom, amahoro, n'agakiza, ni umutekano. Reka ndeke kuyavuga yose. Icyo nashaka kuvuga ni iki: iyo bavuze shalom iwabo, bisobanuye ngo ubanye neza n'Imana mu mwuka, amarangamutima ntakomeretse, ubwenge bukora neza, ufata ibyemezo bizima, kandi no mu mubiri ufite ibihagije. Iyo bavuze ngo agakiza kazaba inzitiro, bihera imbere muri wowe bikaza mu bugingo no mu mubiri, kandi igihugu kikaba gifite umutekano. Nko muri iki gihe bamaze igihe mu ntambara, ntabwo bashobora kuvuga ijambo agakiza iwabo. Kuri wa agakiza
bizagira igisobanuro igihe bazaba bafite umutekano impande zose. Twe rero turi abahanga bo kuvuga amahoro atarenga hano. Umuntu aragusuhuza akaguhobera kandi mu mutima atari ko bimeze. Umuntu araseka juste igitwenge kitarenga hano. Ntabwo dukwiye kubaho ubwo buzima. Hari igihe agakiza kazaba inzitiro. Haleluya. Umuntu akagendana agakiza kageze mu bice byose by'ubuzima, katari uruhande rumwe. Isezerano rya kabiri ni uko amahanga azabona gukiranuka kwawe. Amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe. Uzitwa izina risha rihimbwe n'uwiteka. Hari ibintu Imana ikora bikaba atari ibintu bihishe. Urabona hari ukuntu tuvuga ngo Imana ibana natwe mu mwuka, kandi hari igihe Imana itazakora ibintu biri mu mwuka gusa. U Rwanda ni ishuri ryiza ryo kwigiramo. Kuva 94 kugera nka 2005 hari ukuntu nyene bitari bwabe byiza cyane, ariko kuri ubu iyo ugeze mu mujyi wa Kigali nta muntu yakubwira ngo u Rwanda rugira isuku. Ibyo bintu bisaba ko babanza kubikwigisha. Biragaragara ko dufite igihugu gitekanye, gifite isuku, gifite imiyoborere myiza. Ibi bintu tuvuga biri mu mwuka bikwiye kuzagera igihe bikaba ubuzima. Yaba byumushobora kuvuga ngo amen. Ya masezerano ufite ari mu mwuka akwiye guhinduka ubuzima. None ubu wahakana ko Isirayeli kitari igihugu? Isirayeli ni igihugu. Ntabwo bakiri mu bunyage bw'imyaka 70. Nyuma yaho bagize n'ubundi bwamaze imyaka 1870. Nabwo babuvuyemo. Ubu ni igihugu gitinyitse ku isi. N'amasezerano y'itorero, n'amasezerano yawe ku giti cyawe, hari ubwo azava mu mpapuro ahinduka ubuzima bwa buri munsi. Cya gatatu, isezerano rya gatatu ngo kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoke z'uwiteka, n'igisingo cy'ubwami kiri mu ntoke z'Imana yawe. Uzaba ikamba ry'ubwiza. Wow, nageze hano mbona na ahantu heza cyane. Aba designer bakoze ahantu mu ntiza amashitu yabaye. Ibyo ari byo byose ahantu ni heza. Kiretse udafite amaso yo kubibona gusa, ariko ahantu ni heza. Wizera ko hari igihe wowe uzaba uri ikamba ry'ubwiza mu ntoke z'Imana? Abantu benshi bagendana ibintu biziho, umubabaro utaravuwe, bagendana ibintu bitari mu bwiza. Akaba ashima Imana yego, ariko akaba yiziho ikindi kintu kitari gitagatifu, ndavuga ikintu kitari cyiza. Nahoze ntekereza ubushize Imana yagize neza kwihisha, kubera ko yiza kuyihagaragara. Bamwe bari kuyirasa, abandi nabo bari kuyijyana mu rukiko. Ubu bigeze kure yisobanura, kubera ko abenshi bafite ibibazo. Umwe avuga ati kuki nabaye muremure, undi akavuga ngo kuki ndi mugufi, undi akavuga kuki nanutse, undi akavuga kuki mbyibushe, undi akavuga kuki ndi umukene, kuki mu bantu zirenze. Ariko hari igihe tuzaba turi ikamba ry'ubwiza mu ntoke z'Imana. Ikindi, ntabwo uzongera kwitwa intabwa, uzitwa inkundwakazi. Abantu benshi bahuye no gutabwa mu buzima busanzwe. Ntabwo nshaka kuvuga kuri ico gikomere, mu bikomere bimwe, mu bwoko bw'ibikomere bugoye kuvura ni igikomere cyo gutabwa. Iyo umuntu atagize urukundo rwa papa we biramugora gusenga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ariko nubwo wahuye no gutabwa, nubwo wahuye no kutakirwa, no kudahabwa agaciro, no gutereranywa, hari igihe uzitwa inkundwakazi. Isezerano rya gatanu, igihugu ntabwo kizongera kuba umwirare, ahubwo uzitwa uwashingiwe. Hanyuma isezerano rya gatandatu, uzagira umunezero nk'uwo mu gihe cy'ubugeni. Hari abantu uzi baseka ari uko bibagiwe gusa, ariko iyo ku munsi wo gushingirwa, nubona umuntu utasetse ku munsi wo gushingirwa, nibaza ko umunezero uba ku kigero kiri hejuru uba ku munsi wo gushingirwa.
niwo munsi ushamaje, niwo munsi unejeje, kuko uvukaho ntabwo wari ubizi. Birashoboka ko habayeho n'indi minsi mikuru mu bwana utaramenya ariko umunsi mukuru wo kunezerwa wo gushingirwa niwo munezero uri hejuru. Isezerano rya 7 niryo mwafashemwo topic, riravuga ngo Yerusalemu ushize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro, abibutsa Uwiteka ntimugatuze. Ndaza kurigarukaho kuko niryo ryacu. Hanyuma nagira ngo turebere hamwe, ni iki twakora ngo aya masezerano aba yacu? Ni iki twakora ngo aya masezerano abe mu buzima bwacu? Icya mbere dukwiye gukora ni ukwihana ibyo twagizemo uruhare. Hari igihe tutabaye abarinzi beza ku nkike, Satani aprofita icyo cyuho, arinjira agira ibyo yangiza. Dukwiye kwihana ibyo twagizemo uruhare. Ibyakozwe n'intumwa 3:19 haravuga ngo mwihane muhindukire, ibihe byiza bibona uko biza. Aya masezerano ntashobora gusohora mu gihe ubayeho ubuzima bw'ibyaha, ntabwo bishoboka. Dukwiye kwihana ibyo twagizemo uruhare, dukwiye kwihana ko twarangaye. Icya kabiri, dukwiye gusenya ibicaniro bibi biri mu miryango yacu. Ibyo ari byo byose ntabwo aya masezerano Imana yavuze ku Bisirayeli yasohora umugore wawe ahora arira kumuca inyuma, ntabwo byashoboka. Umugabo wawe abizi neza ko umuca inyuma, ntabwo byashoboka. Hari ibicaniro bibi tugomba gusenya biri mu miryango yacu, nk'ubusambanyi, kubesha, ubwibone. Mutekereza ko amasezerano ashobora gusohora imfubyi zo muri twe zirira? Ese abapfakazi b'iwacu bafashwe bate? Nuko Imana itajya gusinyisha iwabo kugira ngo idusohoreze amasezerano? Sinzi niba badusinyira, ntabwo mbizi neza. Okay, mwe muragerageza. Hari ibicaniro byinshi dukwiye gusenya, kutemerana, gucika n'ibindi. Icya gatatu dukwiriye gukora, icya mbere ni ukwihana ibyo twagizemo uruhare. Icya kabiri ni ugusenya ibicaniro bibi. Kera mukiri hamwe hirya nigeze kubaganiriza, ndabyibuka, mbabwira ukuntu umujinya wewe ari wo Mose yavukiyemwo muri Egiputa, hanyuma akavukana umujinya akica umuntu agahita amutaba no mu mucanga. Hanyuma ageze no mu butayu, ni kimwe mu byamubujije kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Kubera iki? Hari igicaniro atibutse gusenya. Hari ibintu nitubyirengagiza gutyo gusa tukajya tubibyita ibisanzwe, bizatugiraho ingaruka turi no mu rusengero. Dukwiye gusenya ibicaniro bibi byose. Noneho kubisenya turabyirata, ngewe niko meze, ndakara nka papa, na sogokuru niko yari ameze, muzamfata uko. Niba uko uteye atari imbuto z'umwuka, ni gute uduhatira kugufata gutyo? Hanyuma se Agakiza niba katabasha kuguhindura kuri ibyo, kaba karakumariye. Dukwiye kwihana ibyo twagizemo uruhare, dukwiye gusenya ibicaniro bibi. Icya gatatu, tugomba kubaho ubuzima bwubaha Imana. Abisirayeli mu butayu, Imana yavuze ko bazajya bubaka ihema, ku buryo ahantu umuntu wese yubaka ihema aba areba ku ihema rikuru. Byari bisobanuye Emmanuel, Imana mu bantu. Hanyuma ikindi byari bisobanuye kubaho ubuzima bwubaha Imana, kubaho ufite autorite, wubaha, utinya, ubutware. Ikindi nanone, Yesu mu isengesho rya Data twese yaravuze ngo nidusenga tujye tuvuga ngo Data, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Imana igomba kukubyarika kubera so, ariko ukabaho ubuzima buyubaha. Ntabwo twakwirukana icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu hanyuma ngo twitege ko amasezerano azasohora. Iyo tugeze hariya ku muryango, hari ukuntu duhita tuba abana beza, kugira ngo n'imodoka igeze imbere ya polisi ihita igabanya umuvuduko ukagira ngo ntiyahoze yiruka.
reka mbabaza, Yesu aramutse aje akagusanga hahandi hamwe wirigwa bitari mu rusengero ku cyumweru, uri umuntu ubona yakumva impanda? Izina ry'Imana rikwiye kubahwa mu buzima bwawe. Nujya muri garderobe kwambara, wibuke ko uri umuramyi, uri umuntu ukwiye kubaha izina ry'Imana. Nujya no gufungura, ufungure nk'umuramyi, nunaseka useke nk'umuramyi. Nujya gusura mu fiancé wawe muri ghetto, wibuke ko uri umuramyi. Hanyuma n'amafaranga yawe yige kuramya Imana, n'umuryango wawe uba ufite icyubahiro cy'Imana. Ikindi nanone twakora kugira ngo aya masezerano asohore ni ukugaruka ku rukundo rwa mbere. Krize iri ku isi, isi ntigira urukundo. Ahantu honyine hakagombye kuba hasigaye urukundo ni mu bana b'Imana. Ariko naho Yesu avuga ibimenyetso bizagaragaza kugaruka kwe, yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Hanyuma aravuga ngo wakoze byose neza, ariko mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe wa mbere. Isi abantu baburiye urukundo mu muryango, bakaburira urukundo mu isi, bakwiye kurusanga hano. Murebe uko tungana uku, twese dukoze ishira hamwe ryo gukundana, mbega ukuntu twahinduza abantu urukundo bigashoboka. Ikindi twakora ngo aya masezerano asohore ku buzima bwacu ni ugukora imirimo myiza izaduherekeza. Bibiliya iravuga ngo bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko umuhati wanyu atari ubusa. Paulo yaravuze ngo ndashimira Kristo Yesu, yabonye ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Tekereza ko abantu benshi mu rusengero n'abakonsomateri, araza bakamusengera, bakamuririmbira, bakamuhanagurira intebe, bakamushyiramo klimatizeri, ibintu byose bakabimukorera, agakonsoma agataha. Neje akazagaruka umwaka ugashira, ukibaza hano n'umushitsi, ni umuviziteri cyangwa n'umwana mu rugo. Hano ntawe ubashwe kuruta abandi, umukuru akwiye guseriva abato. Yesu yaravuze ngo umuntu nankorera nkurikire, kuko aho ndi n'umukozi wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Abantu bamaze gucika intege mu gukorera Imana ku kigero giteye ubwoba. Ariko hari ukuntu nyene byereka mbere y'iki Beneda, buri wese yandikisha ku izina rye. Uko wavuye mu nda ya mama uri wenyene, niko uzahagarara imbere y'Imana uri wenyene. Buri wese yandikisha ku izina rye, abitsa kuri konte ye. Hanyuma iminsi uzamara inaha ntabwo tuzi uko ingana. Hahirwa abantu bapfira mu mwami, imirimo izagenda ibaherekeje. Imana nikongera umunsi umwe wo kubaho, ibigira ngo ukore imirimo, ushaka amakamba azaguherekeza. Ariko abantu bamaze gucika intege. Turabahanga ku buryo umuntu amanura intoke mu mufuka akamenya inoti nto na nini atarebyemo. Ariko ntabaturenganya, ni inzara yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Dufite ibirarane by'inzara. Dukwiye gukora imirimo izaduherekeza. Ngewe ntekereza ko iminsi nsigaje kuba hari imyongerano. Iyo nagomba kubaho yararangiye, iyo mbonye nkangutse mu gitondo ndavuga ngo shimwa ko mpaye undi munsi wo gukorera umugisha, ko ku makamba yanjye mbonye irindi kamba nzambara. Dukwiye gukora imirimo izaduherekeza. Ikindi dukwiriye gukora ni ubumwe bw'abana b'Imana. Sinzi uwaturoze gucikamo, kandi bivuze biri ku isi hose, mu bihugu byose birimwo abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari. Sinzi uwaturoze gucikamo ibice. Yesu asengera Yohana 16:17 yaravuze ngo ubahe kubumwe nkuko turi umwe na Data. Niba dukorera ubwami bumwe, tugakorera Imana imwe, tukaba twese intego ari kuzana abantu kuri Kristo, tucikamo ibice ngo bigende bite? Hanyuma se niba utinyuka kutemera ab'Imana yemeye, iyo umuntu atemera abandi nawe ntawe umwemera. Icyo wibanisha usarura. Nge guhuza umutima nawe bintwaye iki? Kimwe mu bintu bigaragaza ko itorero rifite ububyutse ni ubumwe bw'abana b'Imana.
abo twahoranye nabahaye ubuhamya, nigeze kuyobora itorero ahantu nahuye n'ikintu kibi pe. Muri iryo torero harimo amakorari 3 badashobora gutizanya umugozi wa synthetizer. Imwe mu ntambara yamvunye yandaje amajoro ni ukubabwira ko dukora sonorisation imwe mu rusengero. Byandaje amajoro ateye ubwoba. Kubera iki? Nabaririmbyi badashobora gusuhuzanya mu ntoki. Ubahe kuba umwe nkuko turi umwe na data. Reka mbabwize ukuri, abasitare dufite muri gospel ni umugabo n'umugore bemeye guhuza umutima. Niba abasitare dufite muri gospel hano. Hanyuma no muri business umugabo n'umugore bahuje umutima bagakorera business hamwe, gutera imbere birihuta. Ariko igihe cyose habuze ubumwe bw'abana n'ababyeyi, habuze ubumwe bw'abashumba n'abakristo, habuze ubumwe bw'abashumba mu murengo umwe, habuze ubumwe mu bizera, ntimutekereze ko ari kure tuzagera. Ntabwo bishoboka. Kuba umwe ni ihame ry'ubwami bw'Imana, gucikamo n'umugambi wa Satani. Ikindi dukwiye kubaka igicaniro gisha cyo gusenga. Nituba dushaka ko ari amasezerano azasohora, dukwiye kubaka igicaniro gisha cyo gusenga. Bibiliya iravuga ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibasenga bashaka mu maso hanjye, nzamanuka mbakize, mbakirize n'igihugu. Abantu benshi ha gusenga, abitwa barinzi ku nkike, ha gusenga bashaka mu maso y'Imana, basenga bashaka mu ntoke z'Imana. Mu maboko y'Imana hari abagore, hari abagabo, hari promotion, hari gutera imbere n'ibindi. Ariko mu maso hari ubumwe, hari ubusabane. Imana ishobora kuguha ibiri mu ntoki ikakwima mu maso hayo. Abisirayeli bahaye byose yari ifite, ariko ibima mu maso hayo. Murashaka mu ntoki cyangwa murashaka mu maso? Iyo warebanye neza n'umuntu mu maso akakwishimira, mukagirana ubusabane, ntabwo yakwima ibiri mu ntoki. Ariko ashobora kuguha ibiri mu ntoke, umutima atawuguhaye. Dukwiye kubaka igicaniro gisha cyo gusenga. Abo twaranye naze mbabwira, sinzi impamvu bantumiye kuvuga kuri iyi topic, ntabwo mbizi. Kubera ko turi abantu bazi kwigisha gusenga tutayaherukamo. Turi abantu bazi kwigisha amahame meza yo duhagaze aho, ariko inyuma ya rido tubaho ubuhe buzima. Ushobora kuririmba urukundo ufite uwo wanga, ushobora kuririmba gusenga utayaherukamo wa mugani. Dukwiye kubaka igicaniro. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Ntabwo dukwiye kuba abantu babivuga, dukwiye kuba tubikora. Kandi kugeza igihe Yerusalemu hazahinduka ishimwe ku Mana. Daniel yasenze imyaka 70, asenga 3 ku munsi. Hano dufite abasaza bakuze, sinzi niba hari usenze imyaka 70. Nubwo byafata igihe kingana gutyo cyangwa se kirenga, dukwiye gusenga tutarambiwe. Imana izakora ibingana naho tugeza gusenga. Ikindi dukwiye gutoza abarinzi basha kurinda. Dukwiye gutoza abantu kurinda. Donc dukwiye kuba dutoza abantu kurinda. Sinzi niba murabona ibibazo bihari, reka mbyite kwirera, niyo mvugo yakumvikana, cyangwa se kudatozwa. Umuntu muri iki gihugu bahagaritse gusengera mu misozi, murabizi bihanwa n'itegeko ntazagira ubikora. Noneho kera bicemewe, abantu bajyaga gusengera muri iyo misozi yindi yose, sinshaka kwirondora. Umuntu yavuga ri gusa, ri ataza agakurikiraho, agahita yitwa umuhanuzi mpuzamahanga. Umuntu yahimbye akaririmbo kataramenyekana Kigali yose, agahita yita umuhanzi ku giti cye. Wamutumira akabanza kugusaba ayo ushira kuri momo cyangwa kuri konte. Ibibazo byo kwirera biruzuye mu murimo w'Imana. Hari igihe ureba imyitwarire ugasanga ni ikibazo kimwe gusa n'abantu bireze. Dukwiye gutoza abantu basenga batarambiwe, abantu basenga amasaha 28, abantu basengana umutima wagutse ukwirwamwe abandi. Ikindi twakora ngo aya masezerano asohore, nuko dukwiye kumenya ko aba barinzi babereyeho nyine kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Ikindi nanone tugomba gushira ibyiringiro byose ku Mana. Tugomba kwiga gushira ibyiringiro, kuko kwiringira abantu bifite aho bigarukira.
hari igihe umuntu yicara akavuga ati ariko hajya ninde naguza nkazayimwishura ukwezi kurangiye, hanyuma ukamuhamagara akakubwira ati sorry usanze nanjye mfite ibibazo. Nyamara iyo usenga Imana ari kukuyobora ahantu hari igisubizo cyawe cy'ukuri. Ni byiza kumenya kwiringira Imana kuruta kwiringira abantu. Ikindi nanone, abakristo benshi bakiriye Kristo nk'umukiza ariko ntibamwakiriye nk'umwami w'ubuzima bwabo. Kugira ngo ube umurinzi mwiza nuko ibyumba byose by'ubuzima bwawe byose Yesu abiyobora. Urugero natanze kuba twahoranye, ufashe amazi meza hano ukayanyuza muri tuyo ifite umugese, hano wakwakira iki? Amazi mabi. Iyo ufashe ijambo ry'Imana, ubuhanuzi n'ibindi bintu ukabinyuza mu mutima wakomeretse, hano uzakira ikintu kitari ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ibyinshi dufite kuri YouTube ntabwo ari gospel. Abantu bazana umutima wabo ukomeretse akaba ari bo badusangiza, bakabeshera Imana ibyo itavuze kubera imitima yabo ikomeretse. Kera nigeze kuyobora icyumba cy'amasengesho, hanyuma ntinda kuza mu iteraniro, ninjiye mbona umwe mu bahanuzi bari aho afashe umumama we, ateruye umumama mu ntoke gutya, afite inda y'amezi 8, agiye kumuhamba mu mwobo wari hepfo. Musamira hejuru ndamaza, ugiye gukora ibiki? Ubwonko bwahise bwiruka, ntekeza ukuntu umumama ngo ufite inda y'amezi 8 agiye gukubita umugongo ipfiri agapfana n'umwana, twese bakadufunga. Ndamaza arambwira ngo rega ngo ntango ngiye nta muntu nateruye, unabonye ibishingwe mu cyumba, ndimo gukora isuku. Mwashobora kwibaza umuntu mukuru atazi gutandukanya ibishingwe n'umuntu. Hari amakosa menshi dukora kubera ashaka ikibazo nyene. Yesu agomba kuba umwami w'ubuzima bwacu. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu agomba kuba umwami w'uburyo ukontorora umujinya wawe. Yesu agomba kuba umwami w'amafaranga yawe n'umutungo wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'ejo hazaza ntihagushire ku gitutu. Yesu agomba kuba umwami w'umuryango wawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo uhitamo inshuti. Yesu akwiye kuba umwami wa buri nguni yose. Ikindi dukwiye no kubaka ubusabane n'Imana. Ikindi nanone kizatuma tugira umugisha ni ukwita ku bakozi b'Imana. Nari mvuze ngo abakozi b'Imana, Yesu yaravuze ngo ahantu muzagera bakabakira muzavuge ngo amahoro yangebe, hanyuma nibatabakira muzakunkumure. Hari igihugu kimwe kitakira abavuga butumwa, noneho nzabavuga butumwa mpuzamahanga 3 barimo ministeri yo kwa bonke n'abandi bagiye gukorera igiterane muri ico gihugu. Nasomye ripoti yabo bombi uko ari 3, baravuze ngo ku isi yose aho twageze igihugu kigoye kitakira ubutumwa bwiza ni iki gihugu, ku buryo abanyamerika baragifungiye ntibashobora kujya kubwirizayo kubera ko nyene bose barabwirana bakavuga ati ari ahantu hari imitima itakira. Iyo tuvuze kwakira abakozi b'Imana harimo kwakira ubutumwa bwiza no kugira imitima yakira. Kera nigeze kubona umuntu yicaye inyuma hariya iteraniro risoje afite agapapuro yanditseho amakosa 11 pastor yakoze ari kwigisha. None ndamubaza wanyeretse aho wanditse ibyiza, aravuga ngo hoya ngo nyembereho gucunga amakosa. Nawe bibaza umuntu ubaho mu rusengero acunga amakosa gusa. Yani icyo nagira ngo mbabwire, dukwiye kuba turi abantu bafite imitima yakira ijambo ry'Imana, yakira n'abakozi b'Imana, yakirana. Ikindi ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ikindi nanone ni ukumenya amahame Imana yashizeho tukayubakiraho ubuzima bwacu. Uburyo Bibiliya yanditse harimo amasezerano, amahame, harimo imigisha na kirazira. Dukwiye kumenya ko nubwo wasenga iminsi 600 warisha ihame ry'ubwami bw'Imana nta mugisha uzagira. Nyamara abantu badakijijwe baza amahame bakayubakiraho ubuzima bazagira umugisha urutu w'abasenga. Niba Bibiliya ivuga ngo ukuboko gukora kuzatera imbere, hanyuma ukuboko kunebwa kuzatindahara,
nubwo wasenga iminsi myinshi ariko udakora, bizakugora kugira umugisha. Sindi bubasabe ngo mwemeranywe nanjye, kubera ko dufite abanebwe benshi. Simvuga mwebwe hano, ndavuga mu rubyiruko. Umushumba umwe wo mu gihugu kimwe yari afite ikibazo cy'ubukene, yari nko gutangira umurimo. Yandikira umunyamerika bazinanye, aramubwira ngo wanyohereza inkunga ko merewe nabi. Aramubwira ngo amafaranga hano muri Amerika arahari, ariko ndaguhitishamo ibintu bibiri: utoza abantu bawe gukora, umugisha ugaruka iwanyu, cyangwa se nabwo tukohereza amafaranga, umugisha ugume muri Amerika. Hitamwo, nyuma y'icumweru uzansubiza. Umushumba aricara arababara, aravuga ati ariko ni gute umugisha usubira iwabo? Avuga ati tugiye kwiga twimare, twigisha abantu bacu gukora, umugisha uzaba iwacu. Iryo torero riri muri Tanzania, ni rimwe mu matorero akize afite umugisha ufatika mu by'ukuri, kubera ko bize ko gutanga bizana umugisha kuruta uhabwa. Umuntu uri muri Amerika uhembwa amadolari 20 ku isaha avunitse, akohereza amadolari 50 cyangwa 100, ameze nk'uwikebyeho inyama, ugahita uvuga ngo ko wanyohereje make. Yakohereje make wari urimo gukora. Reka nsoze dusenge. Amasezerano y'Imana azasohora, ariko azasohora natwe icyo dukwiye gukora. Mu buzima busanzwe niduhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, tukaba abantu bahuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, tuzagira abakristo beza bera imbuto. Ubwo ni mu buzima busanzwe. Niduhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana, aya masezerano agasohora, imiryango izarekeraho gusenyuka. Aya masezerano nasohora mu buzima bwacu, tuzagira umugisha ufatika. Umuntu umwe yambajije ikibazo nkiburira igisubizo, muzamfashe kugishaka. Yaravuze ngo abayahudi ntabwo bemera Kristo, ariko umugisha Imana yavuze kuri Aburahamu barawufite, ntawabihakana. Na bene Ishimayeli, sinshaka ubwo abasomye ibire barabazi, nabo bafite umugisha. Bariya abantu bafite umugisha wa Aburahamu. None twe turi bene Aburahamu kubwo kwizera. Umugisha wacu hajyungana gute? Wahita umbwira ko ari umugisha w'umwuka? Yego, ariko navuze ngo ku Bisirayeli agakiza kagomba kuba gafashe ku bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Itorero rya mbere basangira ibyabo, umuntu yaraza agahabwa icyo akenye, nta mukene wari ubarimo. Nkoresheje itegeko ryo gukeka, ubugari dusiga ku meza bwatunaniye kurangiza, bukajya induba, uwabwegeranya abakene nka 5 bose barara bariye. Ariko rimwe na rimwe hari igihe tubusiga tukabusigaho tukigendera duhaze, utibuka ko hari umuntu ukeneye iryo funguro. Ya myenda iri muri garderobe utacambara, hari umuntu yayambara agashima Imana ko abonekewe, ari nk'igitangaza. Na za nkweto zuzuye akabati, hari umuntu uzikeneye. Tuzagira umugisha ufadika. Umugisha hari usengegwa, hari uvukanwa, hari usengegwa n'uwo bakorera. Itorero ryahawe umugisha, ariko Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, zanaguhindura umugisha. Abantu benshi bahawe umugisha, ariko si umugisha ku bandi. Hanyuma aya masezerano nasohora, itorero rizaba itorero ryuzuza inshingano. Itorero ryahawe inshingano 5: ni itabaza ariko igitereko cyaryo, ni urumuri rw'amahanga, ni umunyu, ni umudugudu utabasha gutwikirwa, ni umutwe muri byose. Ibi bizasohora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi nanone, tuzagira igihugu gishima Imana ko gifite itorero, kubera ko itorero iyo ryuzuza inshingano, igihugu kirushaho kuba cyiza kurutaho. Kunamisha amaso dusenge. Yerusalemu nshize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaruhuka ku manywa na nijoro. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ijambo ryawe. Aya masezerano ntabwo
yabaye ku Bisirayeli gusa ngo tube tuyahejweho, natwe n'amasezerano yacu dushoboze kumenya icyo dukwiye gukora kugira ngo dukingure imiryango umugisha ubone uko winjira. Reka dukingure amarembo umugisha w'Imana uze mu buzima bwacu. Buri wese ibyo yagizemo uruhare bidatuma izina ryawe rihabwa icubahiro bikugweho, udushoboze kubaho ubuzima bukiranuka, ubuzima bunezeza Imana. Ndagushimiye ko impamvu twumvisha ibi ari ukugira ngo usohoze ibyo wavuze mu mibereho yacu. Bana na buri wese mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ni ikongera umunsi umwe wo kubaho ibigira ngo ukore imirimo. Iyo tugeze hariya ku